Yes, reka rero nongere mbasuhuze shuti bakunzi ba Mwiki Official, reka nizere ko mumeze neza cyane muri hose. Hanyuma rero mbahaye ikaze muri aya makuru agezweho, na makuru mashyashya, ni breaking news iri kuvugwa muri aya masaha. N'urugamba rukomeye cyane ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC bakomeje gucakirana isaha ku isaha. Ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura, M23 iri mu kazi gakomeye cyane. Ese koko iyi teritwari ya Shabunda ibyayo byaba bimaze kurangira, dore yuko biri kuvuga ko akadomo tayari noneho izasarambwe zimaze kuba zigaterekaho, birukana icyitwa FARDC ku bwinshi cyane, babakura mu nzira babwira ati mwebwe mugende dufate ibice byacu, ati ahangani iwacu ntago ari iwanyu. Turaje byose tugende tubirebera hamwe. Amoko ageze kuri atatu yamaze kuba yishyira hamwe ngo barashaka kurwanya ubwoko bw'abanyamurenge, naba mu bwoko bw'ababembe ndetse n'abafurero babarizwa hano muri Sud Kivu. Ahangaha rero ngo bari gushaka kugira gute kugaba ibitero bigiye bikomeye cyane mu baturage b'abanyamurenge, aho bari gushaka ngo kubatsishura ndetse no kubica bakabavana muri biriya bice byose by'imurenge, dore ko babita abanyarwanda atari abakongomani. Ibyo nabyo turaje tubirebere hamwe. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi turebere hamwe uwitwa Bunyoni. Ubu tuvugana ubuzima bwiwe buragerwa ku kiyiko cyangwa se buragerwa ku mashyi, dore ko yamaze kuba avanwa muri gereza akaba yerekeje ku bitaro bikuru n'ubundi byahariya Igitega mu murwa mukuru wa politike. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma turagaruka kandi ku gisirikare cy'u Burundi FDNB, biravugwa yuko cyamaze kuba gikura abagore babo ndetse n'abana babo mu mujyi wa Bujumbura, bitewe nuko hamenyekanye impamvu nyamukuru yuko inyeshyamba za M23 zishobora kuba zigiye gutangira kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Byavuzwe kenshi, bihwihwishwa kenshi, nyamara nababwiye ngo ibivugwa bisa naho biba bifite aho bihuriye n'ukuri. Ese koko byaba ari ibyanyabyo M23 yabigiye kwataka igihugu cy'u Burundi? Turaje tugende tubirebera hamwe, tumenyere yuko barwanya Kinshasa. Ese byaba bigenze bite ngo batake u Burundi? Turaje byose tubirebere hamwe muri aya makuru. Turagaruka kandi muri teritwari za Masisi tubabwire uko byifashe. Urugamba rwamaze kuba rukomera, inyeshyamba za M23 cyangwa se intare za Sarambwe ziri kugabwaho ibitero by'umusubirizo, ni infiltration zikomeje gukorwa n'igisirikare cya Wazalendo. Turaje tugende tubirebera hamwe. Turagaruka ku witwa Jean-Jacques Prusa, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana yatangaje yuko mu minsi mike cyane aza kuba yibereye hariya mu mujyi Igoma, ari kuyobora ngo ndetse akubitira hareba inzega bamwe mu barwanyi ba M23 ngo bazaba barafashwe rwa mikono, ngo bitarenze tariki 16 ngo mbere yuko ukwezi kwa 12 kuzura, cyangwa se ngo mbere yuko Noheli na Bonane babirya, ngo azabirira mu mujyi wa Goma, nkuko nyakwaha General Sultan Makenga yari yarigeze kubitangaza avuga ati twebwe uyu mwaka, ubwo ni mu mwaka washije wa 2024, avuga ati uyu mwaka uko byagenda uko ariko kose, ati uzajya kurangira twe turi mu mujyi wa Goma, ati Noheli na Bonane niho tuzabirira. Kandi koko byarangiye umwaka wuzuye babigezeho, ndetse undutangira Bukavu bayifite mu ntoki. Ese ibi Jean-Jacques Prusa yatangaje byaba bifite naho bihuriye n'ukuri ku bitero bya drone bimaze iminsi bigabwa hano ku kiraro cya Minjenje hano muri Peti? Turaje tubirebera hamwe, aho ni muri Pinga muri teritwari ya Warikare. Na makuru akomeye cyane rero mbazaniye, nge turi hamwe, nitwa Pacifique. Ndagusaba gukanda subscribe niba uziko tubanye ari ubwa mbere. Hanyuma rero numara gukanda kuri subscribe, ndakwinginze kugira ngo urebe ahanditse share, hanyuma ukore share, usharinge bagenzi bawe, hanyuma tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ndagira ngo munyemerere twihute rero dutangire n'amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye, sinzi niba noneho bino bintu biri bumugwe amahoro cyase biri bumugwe neza, mbere yuko Bunyoni afungwa kugira ngo anarware bingana uku nguku. Leta ya Tanzania yigeze kumugira inama iramubwira ati nyaboneka niba ushaka ko tubana amahoro, gerageza urekure uwitwa Bunyoni. Uyu Bunyoni rero yahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi, ari we wari uyoboranye na Neva, ariko biza kurangira Evariste Ndayishimiye abonye kisa ku isaha yazamurya gapapu cyangwa se akamukubita kudeta. Aravuga ati uyu mugabo rero ngomba gukora ibishoboka ibyo byo byose, nkabanza nkamwohereza muri gereza kugira ngo mbone uko nyobora ntuje. Niko byagenze, Evariste Ndayishimiye abamutaye muri gereza. Kuri ubu rero hari amakuru nakira avuga yuko bwa burozi bwari bwariye uwitwa Reverend Kuriyo, uyu mugabo ashobora kuba ari bwo yariye, kandi uburozi ngo n'ubutaraza. Utabonye ubuvuzi bwihutiwe cyangwa se bwihuta, ushobora no kuhasiga ubuzima. Ese Bunyoni ubuzima bwe uko buri mu kaga? Ubu tuvuga navanwe muri gereza yerekejwe mu bitaro n'ubundi
n'ubundi bikuru byari Gitega bya gisirikare n'ubundi bisanzwe bivura abayobozi. Kuri iyi shuro noneho sinzi uyu mugabo niba Evariste Ndayishimiye ari buze kubona uko abyitwaramo, dore ko biri gutekerezwa yuko uyu mugabo ashobora kuba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ndetse n'indwara arwaye kandi ikaba ari indwara itoroshye. Reka twihute tuve mu gihugu cy'u Burundi, munyemerere twigarukira hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbabwire amakuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye nayo ufite namaze kuba mbategurira neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Biravugwa bikanemezwa n'abasivile basanzwe batuye muri teritwari ya Shabunda, nkuko byatangajwe n'abaturage cyangwa se na societe civile yo muri teritwari ya Shabunda. Biravugwa ko inyeshyamba za M23 zamaze kwigarurira iyi teritwari mu buryo bweruye, bitewe nuko ku munsi w'ejo bari mu nkengero z'iyi teritwari n'undi ya Shabunda, ngo bari bamaze gukwirakwiramo kandi mu bice byose bigiye bitandukanye bigize teritwari ya Shabunda, ngo bamwe biyambitse civile abandi baguma bambaye uko bari bambaye, dore ko ngo ubukuru butabatandukanya n'abazarendo. Ngo operation yakozwe kandi bivugwa ko ari operation bucece cyangwa se operation y'ibanga yakozwe n'iki gisirikare cy'inyeshyamba za M23 mu rwego rwo kugira ngo bigarurire teritwari kandi mu buryo bwihuse cyane, nta n'ubishonye cyangwa se ngabikeke ko baba bariyo. Ubu tuvugana hari bitero bibaye mu kanya gatoya, ari byo bitumye teritwari nkuru cyangwa se centre n'umundi ya Shabunda tayari imaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Ubu dushaka twavuga ngo Shabunda Tombe, dore ko n'uduce tumwe na tumwe tugize iteritwari ya Shabunda twamaze kuba tuba Tombe mu buryo bweruye, byakozwe n'izi nyeshyamba za M23 mwibanga rikomeye cyane, ubwo abazarindo bari bagisinziriye, abana bizasarambwe bari mu kazi gakomeye cyane, dore ko babyutse bababwira ati musoke muvemo, ati cyangwa se twikorera akazi kacu nk'ibisanzwe ka gisirikare. Nimvuga akazi muhite mwumva ko ari ukubarasa ku bwishi, benshi muri bo bakaba bahasiga ubuzima. Nta kindi kibayeho, FARDC isitangira kunyonyomba, bamwe muri bo batangira no kwiripotinga. Ubu tuvugana M23 hariya ihakuye abandi basirikare batari bacya cyane, imaze kuba igira gute abo ifashe rwa mikono ndetse n'abemeye kujoininga force ku mahoro, bitewe nuko babonaga nta bundi buryo bari bubigenzemo. Reka twihute cyane iyo nkuru duse n'abayicimbukiye aho ngaho. Gusa Shabunda mu byumve ko tayari ibyayo byamaze kugira gute gukemuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mbihere andi makuru ari kuvugwa hano neza n'ubundi ni muri iyi teritwari n'ubundi ya Warungu. Tubanze twikoze ahitwa Nzibira. Nanone kandi birongeye birabaye, Wazarendo barebye baravuga ati buriya rero ikipe itsinda kutayifana nta mpamvu ihari igaragaza buryo ki utafana ikipe iri gutsinda. Ubu tuvugana rero iyi kipe iri gutsinda ni izi nyeshyamba za M23. Hari gukorwa ibishoboka ibyo byose kugira ngo barebe niba aricyo bakora, by'umwihariko ku butabazi ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare bikorwa n'abazarendo ndetse n'abasirikare b'inyeshyamba za M23 basanzwe n'ubundi barwanya buno butegetsi bwa leta y'Kinshasa. Ngira ngo murabyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ntago byoroshye habe na gatoya. Izi nyeshyamba za M23 ziri mu kazi n'ubundi gakomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye no kuba bagira gute bakigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, by'umwihariko bibarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko ibintu bitoroshye habe na gatoya. M23 iri mu kazi, iri gukora iyo bwabaga kugira ngo irebe niba ishobora kwigarura n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye kuri ubu tubarizwa hano muri teritwari n'ubundi ya Shabunda, plutôt ya Warungu, ndetse ngibe yakerekeza mu gace bita Kamituga, ibe yajya kugafata mu buryo bwa nyabwo cyangwa se mu buryo bweruye, hanyuma bino bice byose bibe bibaye Cyainde cyangwa se bibe bibaye Tombe. Biravugwa ko kandi ibi bice byose bifatwa nk'umurongo utukura ku gisirikare cya leta FARDC, aho bikekwa ko biramutse bifashwe bishobora kuba ari ibibazo bikomeye cyane hagati y'ibyo bisirikare byombi cyane. Ngira ngo birumvikana ko ibintu bitoroshye nyamara kandi ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho rero byamaze kuba abikomera. Nyaboneka we mukunzi wacu, wowe shite yakadasoka, ndagushishikariza kujya ubana natwe umunsi ku munsi kugira utazabicikwa n'amakuru. Reka twihute cyane tujye muri Warikare. Biravugwa ko kandi ikiraro cya Minjende cyamaze kubakwa, abazarendo bakaba bashakisha buryo kibagaba ibitero ahitwa Peti bakoresheje intwaro za musahada, aho barashishaga za 12 ndetse zino ntwaro nyine za machine gun ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Gusa nta gifaru cyakoreshejwe, aho rero bashakaga kujya kwigarurira kara gace ka Peti ndetse Satira Peti ikaba irimo inyeshyamba za M23. Kuri ubu rero bikaba byabuze gica, izi nyeshyamba zikaba zikiri mu bice byazo, ariko kuri ubu FARDC ikaba iri mu kazi n'ubundi katoroshye habe na gato. Ngira ngo byo nabyo murabyumvise neza cyane gatanu kuri agenzi kako ko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya, bikomeje kandi gufata indi
indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bana barwanyi b'ama 23 bongeye gutanga isomo ku gisirikare cya Wazalendo by'umwihariko hano muri Pinga. Birakekwa kandi ko muri santere ya Warikare indani rwagati operasiyo z'umwijima zaba zongeye gukorwa n'iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23. Biravugwa ko kandi bagiye bashimuta bamwe mu bagenerali autoproclamé ba Wazalendo bakajya kubicira aho kure cyane aho batabasha kubona. Reka mbashimire mu kanya gato ndaje mbagezeho amakuru muri Masisi. Ni Pacifique, dukomeze kubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ciao ciao.